Uhimazwa. Turagushimye kubw'imbabazi zawe zitarondoreka. Might we praise dushime Mwami. Duhaye umugoroba mwiza tugukomere mu mashyi papa. Tugukomere mu mashyi duhaye umugoroba. Izina ryawe nirishimwe. Haleluya, izina ryawe nirishimwe. Tugiye kwakira Mwami. Tugiye kwakira papa. Tugiye kwakira ijambo ryawe waremye. Ijambo ryawe washizeho. Ijambo ryawe ritwigisha. Ijambo ryawe rituyobora. Ijambo ryawe ritugaburira tukabaho. Ijambo ryawe ridukomeza. Ijambo ryawe ritubeshaho. Data, reka imitima yacu ibere hano kugira ngo twakire uko washimye ko twakira kuri mugoroba. Idusenge ijambo ryawe kuko ijambo ryawe ni ry'imbaraga. Ijambo ryawe rihagije. Mugaragu wawe unambika imbaraga. Mukobwa wawe uzimwambikana. Ubane nawe kandi da. Mitima yacu ndakwinginze da. Kugira ngo tubere hano twakira. Tubere hano duteze amatwi. Tutishima ko tubyumva gusa Mana. Manukira kuba hagati muri twe. Turahamagaye umwuka wera wa wundi uba muri fellowship zikagenda neza. Turahamagaye Holy Spirit utanga fellowship zikagenda neza. Turahamagaye Kristo kugira ngo abe mu ruhande rwacu. Turahamagaye Imana Data kugira ngo abe mu ruhande rwacu. Data, turahagaritse imbaraga zose z'umwijima. Turahagaritse ibitabo by'Imana muri uyu mwanya. Turahatse imbaraga z'ibitotsi. Turahatse imbaraga z'uburangazi. Turahatse imbaraga zose mu izina rya Yesu. Tuzasaba ibiganze tube mu ruhande rwacu. Urakoze Bwana. Urakoze Bwana. Tugukomeye mu mashyi ko tutarabashitsi cyane dukunda gusangira twahoberanye tabagoye ahobera benshi bashoboka bakira barinda bakire rwose tuze kwicara. Ashimana ko sinahita mama nahita umunsi ko dushoboye kubana namwe hano. Nabonye ubutumire bwa Felicien, turamushimira cyane kudutumira. Nari mfite nibaza ko nzaba ndi hano tariki 26 utaha. Ni gute nahaba na tariki ya none ubwo ni nka kabiri mu cyumweru kimwe definitely. Kuko ubwo tugomba kubatumira namwe kuwa gatandatu 26 hano tuzakora kick-off cyangwa se launching cyangwa kigura ku mugaragaro ama BCC cyangwa Bible Communication Center mu campuses yacu university yose. Ariko tuzakorerwa hano of course PLC namwe n'abandi. So for us ni a great day cyane. Ariko kuba turi hano uyu munsi ubutumire bwanyu mu by'ukuri n'Imana yabikoze. Uko numvaga bitari bushoboke Bishop John Faith ubu ngubu bavuye Masasu yabwirije service ya mbere, service ya kabiri, saa 7 afata imodoka aramanuka azanye n'itsi. Niyo Vice President wa BCC mu Rwanda ariko narakaba delegate wa BCC Africa kuri International Office.
kubona rero yaje just to be here kandi tuzagaruka next week aza na team yamuherekeje kare nanjye naje mvuye Muhanga twagiye gusura church yacu ya Muhanga dukora ministry kujya saa sita n'igice saa saba turamanuka turaza na team twazanye turashaka gushimira abanyeshuri bose ba hano baba methodist baba bitabye bose kuri concept cyangwa se kuri giterane reka twese twiyakire duhimana amashi nabikora neza rwose mwakwiyongeza rero naje nka office ya legal representative office yacu y'u Rwanda usibye executive secretary wasubiye Kigali twabanye Muhanga ariko naje na vice president wa IRC yose niwe wabweka Bishop Alphonse yabapira gutya wenda passing by nazanye na baguberetse na office yacu naberetse Mwanga baberetse Mwanga Flavier na Amen Sezerano wize hano ubwo numwe mu banyu wa mugani bahaguruka bagapepera nabo ku ma office abo bose tubana mu biro yanjye navuga barahita investi umunsi ku wundi twazanye n'abadiyakoni ba Masoro bamwe baje bagereje kuva Muhanga abadikons can you stand up ba Masoro baramutse abandi just Masoro ari abashati y'umweru niwe president w'abadiyakoni bose ba Masoro ari icyicaro gikuru cya Evangelistic Church ku isi kuko ari amacaca mu bindi bihugu uriya itwa Eric nawe ni umudiyakoni akabona n'amasales muri IRC Masoro Parish nazanye n'inshuti akaba n'umukristo muvandimwe wili Madirisha nawe yabapepera nazanye n'abanyamasengesho ba intercessors ba Masoro nabo abenshi gutyo na protocol n'abandi team yose y'abatari abadiyakoni baje kuva Masoro nanone mwaguruke mupepere muramutse church cyangwa se abana abahungu n'abakobwa bari smart bakunda Imana urungano rwanyu menshi muri mwebwe ariko biyemeje kumesa kamwe kandi amavi yabo arasongoye n'ababodyguard badafite agatuza bafite amavi turashimira numva ndabakira na Bishop watwakiriye mu Karima cyangwa kuko niwe uyobora iyari Butare kera ikaba Gikongore ikaba na Cyangugu South bayita provinces yacu ariko ya South Bishop Eugene Runeni na madame we bahagurukiye babapepere mbere Abaroma ijambo turashimana ku badiyakoni n'abakristo n'abakozi b'Imana ba IRC hano Huye baje kubana natwe nubwo ari iwabo tubakira ngo tukwakira wa mugani bahaguruke nabo abahuye IRC rero ngiye gufungura natangiye mbabwira ko batumiye Saturday tuzabana saa sita n'igice umuganda ukirangira kugeza saa 11 ku mugoroba next Saturday muzatwitabe natwe ikindi nzabazanye n'ibitabo abashaka kubigura nshaka kuba special offer kuri campus iyo time ubundi babigurisha mu library
18,000 ibihumbi 18 ariko special uwo munsi nzabaha kuri 10 indi 8 nzayikompleta ngiye kubaguze undi muntu twazanye nawe ni yitwa Delivered from All My Fears. It's my last release. Yabaye bestseller Amazon. So it's a good book. Kose ni igitabo kigufasha kiri ABC. Urumva amaze imyaka 40 nkorera Imana, harimo za hate zanjye, harimo ubwoba bwanjye bwinshi. Buriya narahiriye Imana ko ntazahisha ibanga ryarinda umwana uri inyuma gusitaraho nasitaye. Nzarimubwira wenda hasitare kugushaka ariko namubwiye irindaho. Rero harimo 40 years ya ministry n'amakosa yanjye corrected. Ni trésor w'ibindi. Kandi yanditse pendant 7 ans. Donc 40 ans ya history na 7 years to compose. It's a real treasure. Sindivuga nk'ucuruza nta nyungu nanagiramo nimba nabitanga from 2018 to 10 nuko nshaka ko fears zuzuye mu rubyiruko rizibashiramo. Kandi birashoboka ko ibintu yabaho adatitira mu rugo birashoboka. Uyu musore David Kenistena uyu musore David ni ushinzwe BCC mu campus. BCC ni Bible Communication Center, ni platform, harimo Bible discipleship, harimo byinshi dukora ariko mu campus yose mu Kenya, UK n'ibindi byose harimo. So tuzagarukana nawe Saturday. Urumva ko twaje gana comeback. Imana duhanisha. Nayise none igice cyane indirimbo yange ku Mwami wanjye. Nuko mu bindi Imana yanyimye ijwi ryiza kubera inzoga zasatuye imiheha yo mu mihogo yanjye. Ariko ndagerageza. Indirimbo yanjye nayikuyigorogota aho yabambe umukiza wawe. Naho ndababwira impamvu navuze indirimbo yanjye. Just 3 scriptures. Ibyanditswe bitatu tuvugaho, icya mbere ni Zaburi 137 umurongo wa 1-6. Icya kabiri ni Abaroma igice cya 11 n'umurongo umwe gusa. Icyanditswe cya gatatu ni Abakolosayi 3:1 kugeza kuri 4. Mucyandika hanganye butse ibintu bimwe Grand Authority inyibutsa byinshi. Naje hano muri kaminuza nigisha iminsi 5 hariya muri polyvalent, bamfunga 5 muri brigade 95. Ariko abangemuraga n'abanyeshuri cyo gibazanira amakoti na jacket. That was 1995. Bashyiraho dosiye nini cyane yari kucisha umutwe. Ariko icyane nakoze nuko naraye muri campus iminsi 5 hari umunyeshuri kandi ndimariye mfite abana 3. Bavuga ko ndi maneko bateribu naho ngiye nishakiraga inka ukundi nkagira ate aryama nazo. So rero image cyakabiri nibutse nuko yanicaye ahangaha na president w'u Burundi ahangaha twicaranye yaje gusura Evangelist Church hano kuri Grand Authority. Rero government yose y'u Rwanda iri inyuma ye, nanjye ari njyewe ari njye host. Iyo ni image yanyu muri Grand Authority hano. So the whole hano hari uzi ariko bitatu bya kabiri byaraba bataje gusenga baje mu kazi. Ntabwo wabyumvise ibyo birabareba. Anyway, subira mwarangije ngende tujye mu cyanditswe. Twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutse Isiyoni, remembrance, ku biti bimera iruhande rw'amazi yo hagati y'i Babuloni. Twari tumanitseho inanga zacu kuko abatujyanyeho iminyago badushakiragaho iki? Indirimbo. Aho hantu badushakaho indirimbo aho hantu. Abatunyaze wabwara batunyaze badushakagaho iki? Ibyishimo. Indirimbo n'ibyishimo. But nimuturirimbe
on a strange land. Tukabasubiza, how will I sing God's songs on a very strange land? Noneho bakatubwira ngo mutuimbire abantu, muturirimbire. Na tukababwira ni gute twaririmbira Uwiteka mu mahanga, Yerusalemu we, ni kwibagirwa ukuboko kwanjye kw'iburyo, kwibagirwe gukora ururimi rwanjye rufatane n'urusenge rw'akanwa kanjye. Nindakunda Yerusalemu nkawutisha ibyishimo byanjye. Yerusalemu, Sion, it is valuable biruta ibindi. Icyanditswe nakibyiniye kenshi mu gipagani 78 kubera nakundaga ko bitaga boniye. Ni indirimbo ariko mu gishenzi. Rero nkayibyina cyane kandi nkayibyina muri buwate, ariko no idea ya content y'indirimbo. Iyi ndirimbo ni complaint, ni nk'amarira, ni nko kuvuga bagenzi banjye. Tuvange kuzongwa, kuzirikwa, kujya mu bubata, hanyuma turushirizeho kuba baradusaba kuririmba. Uzi kuba prisoner, bakakubwira ngo wongere wishime kandi ugende uririmba indirimbo z'iwanyu. Nibyo umuyobozi wa Voice of Hope yavugaga, avuga ngo nta buryo wa leading a worship team like this ushaka kujyana abantu mu mwuka, nta communion, intimacy, relationship. Ese uririmba umutima urimo ubusa, uririmba Imana bitakurimo, uririmba mu mahanga, ukaririmba mu isi, ukaryoshya ab'isi baryoheje iby'Imana kandi batarab'Imana, ugakerensa ubutunzi Imana ifite ngo w'ingurube bakayambika zahabu n'ibindi atari valuable. Israel rero, Yuda ari mu byagano, baramubura baravuga ati turabizi ko mugira indirimbo nziza, ririmba kandi muri indirimbo zawe z'iwanyu. Niho kubwira ngo ririmba ikorasi ariko muri buwate mwasize mwese. Baravuga no, ibi birarutana, turarimba dute? How can we sing Jerusalem songs? Ni gute twaririmba indirimbo za Siyona z'Imana tuziririmbe mu kabari? Ibi akabari gusa saha ni n'imitima y'akabari. How will I sing God's song with a wrong heart? Ni gute naririmba Imana ikomeye ndi umunyabyaha, umutima wanjye udakwiriye? No, indirimbo za Siyoni ziririmbwa Siyoni, iby'Imana biririmbwe n'Imana, bivugwe n'Uhoraho. Ndashaka ko mugira ishyaka n'ifu, ndaza kubikomeza ahangaha. Maze gukizwa ndavuga Mana umbabarire. Nakijijwe ndi kwandika memoire ndangiza as engineer muri electronic. Ndagasore gatera karate n'imigeri myinshi cyane, ndi umukonare cyangwa se guteza mahane muri campus, kubera ko nari nakarateka mfite n'umukandara wirabura wa Japan. So nobody could talk to me. I kick you until you die. So rero ndi gutyo, Imana igira kabyara kabaho, indokora iramfata ngo cyane, ariko ifashe nyibwira iki kintu. Masasu sinze kuva yonywa ndundukira mu kunywa. Ibi bintu ugiye kunjyanamo, niba utazankomerezamo igiki, nze kumira byose kabisa. Ibintu byo gusenga nimubona nazabitindamo, please ndeka mu byaha, sambane, mwe mpfe nawe. Ariko niwabona kushoboye kuri Imana nyamara ishoboza kutavanga, save me once for all. Noneho rero icyakabiri arambwira
ikibazo mfite n'abarokore ni imvange ntibamesa kamwe. Ikibazo mfite n'ab'Imana baryohewe n'isi kandi mu kimwe kibagora ntibazi kunezerwa mu Mana, barerwa mu isi. Ikibagora ni iki? Nuko baba bakristo mu rusengero bakaryoherwa na song. He sung a very wonderful sing. None barangiza bajya hanze Saturday bakaryoherwa mu isi. Bigasa naho njyewe Imana ndafite ibiryoshye. Bakavanga iby'isi, umunezero w'isi n'uwanjye kandi bitavangika. Umunsi bamenye ko ndi Imana itanga umunezero wuzuye, muzima, wera, utunganye, ntibazamvangira. Byari bingwe rero byari icyo kintu, kubera ko narinze guceza kuko dendo na zekete ibyo ntabwo mubizi ntimukaramenye. Narinze guceza imizika y'igikongomani cyane, zina rock and roll na la ramba, la samba na n'ibindi byinshi. Narakana k'umujyi kavuye mu cyaro byose ndabizi, nzi kotsa amateke, nzi no kurya burusheti. So kubera ko numvaga la samba mbese gutyo, menye imbaraga z'indimi. Niyo mpamvu aba bantu bakora worship, uyu murimo uyu nguyu wo kuririmba no guhimbaza Imana, uyu murimo uyu nitutunganya twahindura isi. Uracyarimo imvange nyinshi cyane. That's our pain. N'abakristo nibavuga ngo ntituzaririmbira inka n'abagore n'ibibero n'agatuza, tuzaririmbira gusuhoraho, our heart will praise God alone. Tuzahindura ibintu. Uyu ni muramu wanjye, ariko ngiye kuvuga amakuru ya data bukwe. Umunsi umwe ngiye kurongora, nicarana na bopere wanjye, yari umugabo w'imfura wiyubashye cyane. Hanyuma aramaza, niko harya ngo ku munsi w'ubukwe bw'umukobwa wanjye, ukaravuga madame wanjye, muzatubyinisha akordeon. Akordeon urayumva? Akordeon yanjye bagira gutya ngo vam 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 vam. Ndamubwira, arambwira ngo bambwiye ko wowe ngo utajya ubyina izindi ndirimbo, mbese indirimbo z'isi. Ngaho mbwira uburyo nzashyira umukobwa wanjye ubukwe bwanjye bwa mbere, hanyuma muzanire vum 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 vum. Aravuga ngo njyewe ngomba gutumira Rwango, ubwo ni Franco, ngatumira Rochero, mbese abwira abantu bakomeye cyane, noneho bakaza bagakora iminsi mikuru n'inshuti zanjye. Ikindi bambwiye ko ngo mudatangira izuba. So muzehe rero, he was very serious. Arambwira ntibishoboka rwose. Urumva njyewe usaba niwe uca bugufi imbere y'ubaha. Ngende gusaba ndashaka umudamu, ariko kamere ndakunda icyo bari kumpa nayo iri hejuru ya fete. Ndamubwira muzehe sasa, ndakubashye cyane, ngabanyejwi mbashanti. Ndamubwira, papa, hari ikintu ushaka kukuganiriza, kukusaba. Arambwira ngaho vuga mwana we. Aranambwira, narahiriye Imana ko amaguru yanjye atazanyeganyega gutya ku kindi kintu usibye Imana. Nababwiye Imana ko ntazongera gucezera ikindi kintu, mbese ingingo yanjye itazagira ikindi byina usibye kubyinira Imana. Kuko kubyina narabyina, ariko nanjye numva nabwiye Imana ngo ikibazo, mbese nzajya ndirimba ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane, kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye. Mbojwe rwose mu mwijima mwinshi, sinarinzi Yesu wavuye mu ijuru, yambohoye ingoyi zose nari mfite. Haleluya, nsigaye n'inyuma. Haleluya! Nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe, mu byiza Imana yavuze byose, nta kiruta ikigo Yesu ankunda.
bishimiye ko Yesu ankunda. Iyo niyo muziki wacu, iyo niyo slow yacu, iyo niyo hard rock yacu, iyo niyo la samba yacu, iyo niyo tuvuga. Nambira muzerera bw'Imana ko ntaganyeganyega usingira. Arambwira wararahinga nararahinga. Mbisubiyemo naba ntatira igihango no gupfa napfa. Arambwira none se nzabigenza gute? Nambwira ngo nzabigenza. Njyewe muzakora fete yanyu y'abapagani. Savuze kugera ko ibyo ni byo bivuze ubu. Yabawe. Ubwo yashoboka ngo umupagani zidangije. Bahera ko umugeni. Navuze tuzakora fete. Ariko rero njyewe nzakora na fete y'abana b'Imana. Tubyini yacu, tube ukwacu, hanyuma uko tuzabigenza umunsi wanyu nzaza basura. Nimbasura nkabagiramo bazashyira umuzika wacu. Tubyine wacu iwanyu. Iwanyu bibaho. Umunsi mbese w'abatize. Nitubyina mwe musigara mubyina ibyanyu tutugende. Ataha ibyo ni ubwenge. Uko nabigenje rero nakoze fete y'abarokore. Turirimba indirimbo za Siyoni, tuziririmbira Siyoni. Hanyuma rero umunsi wa Babiloni tujyayo turirimba indirimbo za Siyona hariya tuvayo. Ariko kubera iki ndi kubabwira iki kintu? Mu kintu cyishe urubyiruko, music is killing our generation. Mu burozi bwinshi bumaze abantu mu mitima y'abantu ni consuming demonic music. Mu bintu bitumye abantu basenga gake ni ukuba envoûté na music. Kubera ko nta doyi y'Ikristo na doyi y'ipagani, kubera ko byose bisa ariko byose ntabwo bifite sensibility behind. Abaroma 11:3-6 baravuga gutya ngo byose bikomoka niwe bikomokaho, byose niwe tubikesha, byose niwe bibereyeho. Reka mbivuge mu cyongereza Gifaransa. Tout vient de lui, par lui et pour lui. Everything comes from him, originated. By him means for him destination. Indirimbo yange sire ku handi Golgotha. Nukuvuga ngo we have to make sure indirimbo yacu iva ku Mana inkomoko ikabeshwaho n'Imana means, hanyuma ikaberaho Imana destination. From, by and for. De, par et pour. Abantu rero niho watangaje umuntu ashaka ko yiba amafaranga yasambanira akayaha Imana akavuga ngo non c'est pour Dieu. Oya, Imana ntabwo yita kuba ibyayo, yita naho yavuye, yitaho n'uburyo wayatanze. Icyo ntabwo ari bacyumva ngo la fin justifie les moyens. Iherezo bisobanura oya, ku Mana la fin ne justifie pas les moyens. Les moyens aussi est important dans ce monde. Et tu vois aussi, ça m'a chouri mise. Un, naïs ava ku Mana si. Deux, naïs gagné ni Mana cyangwa nara technique. Trois, ese nyigiye Imana. So rero, ikibazo ntabwo ari ukuvuga ngo nabonye ibintu ubibonye se biva ku Mana. Yes, ni Imana ibirinda se. Ese ni Imana ibereyeho nicyo. Reka mvuge mu buryo bworoshye bakumva. Ikibazo si ukurongora no kurongorwa, ikibazo ni ukubona umufasha uzarongora ushobojwe n'Imana kandi uzarongorera Imana.
yo nabo niwafata kamwe mureke kandi agomba kuba avuye ku Mana. Mwana wamumpaye Imana ikakubwira ni Janine, ukavuga haleluya again. Hanyuma akakubwira sasa wowe kugira ngo uzamubone kuva gufata irembo inkwano byose ni njyewe, amafi akabyara inkwano akamwemeza Janine, mukemeranya nawe, amafaranga akaba ku Mana, mugafata irembo mukajya muri komini, Imana iherekeza every step. Ariko mara kumuvuga sheri rero turarongoranye yego, ariko icyo tubereho twembi nuriya mugabo. Haleluya, murakoze cyane kwa kwibasha. Ikibazo si kuba wabaye icyo. Ikibazo si indirimbo nziza, ikibazo ni which inspiration. Number 2, how have you made it happen? Number 3, for who or to whom do you offer? Abakristo rero hari byinshi biba pour Dieu sans être par Dieu, ibindi par Dieu sans être de Dieu, ibindi akagira de Dieu ariko ntabikore par Dieu, bikaba so ukabona n'imvange. Uyu munsi ndaguchallenginga nk'umusore, ubuhamya bwose uzatanga n'ikintu uzabamo, yaba urushako, yaba iki, yaba amashuri, ubuzima, bibe from God, bibe by God, bibe for God. Present. Haleluya. Iyi ngingo yo iraza kutumaraho, niyo narangirizaho. Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mw'isi. Iki rero kibaza abasore, ushaka ibiri hejuru atari ibiri mw'isi, kiramaze cyane. Yesu abasore gusa kimaze na benshi. Niba mwarapfuye mukazukana nawe, mujye mushaka ibiri hejuru, aho Kristo yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mw'isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishamwe na Kristo mu Mana, kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa. Namwe, nawe, nanjye tuzerekanwa nawe mu bwiza. Umunsi umwe njya kubyina mu kabyiniro n'inshuti. Ngiye kubyina, ngezemo naherekeje umuntu, numva Imana irambajije, waje aha ngaha gukora iki? Ndavuga naje kubyina. Kuki waje kubyina? Kugira ngo batagira ngo kuko nakijwe nabaye igicucu. Mbese naje kubyina kugira ngo nereke abantu ko nubwo nakijwe sinapayutse, ndacyari yange kameme universitaire, engineer ntabwo aba igipfupfu nubwo yasenya. I have to demonstrate. Banarambwira Masasu y'umubwira iki, nta muntu uba champion muri kukudendo ngo abe na champion muri president worship. Kimwe kirapfa. Niba ushaka gushimisha isi, ntabwo uzashobora kumushimisha. Kimwe ugomba kumesa kamwe, ugasa n'uwapfuye kuri kimwe ukaba handi. Ikibazo nari nifite ni iki rero, aho mu kabyiniro nicaye aho ngaho, nagiye muri fete gutyo pa, umukobwa w'inzaduka avangiri yavuze induru, uri hano,
arongera narizi ko biriya bintu by'abasazi bitamufata wowe ngo ntazi ko nakijwe koko ariko I'm in the wrong place in the wrong moment just trying to prove that I'm still alive. Turabyina agira ati biji shiraho yahindi shiraho noneho maze kumwemeza ko ntakijijwe kandi narakijijwe amaze kunyemeza ko gukizwa ari ubujuju nanjye ngomba kudemutera ko gukizwa atari ngomba kudemutera ko ntari igipfapfa ndi hagati yo gupuruva dignité yanjye no kudefana dignité y'Imana ndi hagati. So I was like maze umukobwa arasakuza shiraho yahindi tubyine uyu mugabo ni muzima ni champion kandi barabwira umurokore witembereraga ariko waguyanga maze njya mu musarani ndikingirana mbaza ngiye gukora iki mbaza se ngiye gukora repetition ngiye gukora imyitozo kugira ngo ndakorwa n'isoni ngiye muri toilette kugira ngo nkore practice noneho niza kubyina nsange ndacyafite tushe yake singiye musarani ndatangiye icyo gihe iyo mbyino yabyinishaga amaguru yombi bitaga segete nanagira nyamva kugundi kujya kuko namenyere kubyina wagasomye utasomye uburi soba ubu bwanyeganye noneho uko muri repetition muri toilette niko icyokere n'umunuko wa toilette urabupita 30 minutes ya repetition mana bamumva yabaye ikinya ese ko kutagenda mu Imana rambaza muri turakora iki repetition niki yo kubyina ntari igicucu yego ndagukunda mana ariko kameme gukunda se kuvuga ngo tubaye ibipfu tugomba kuba barokore ariko muri smart arongi kandi muri smart nyine barambwira icyo nicyo cyaha cyawe ni naryo cyago cyawe ntabwo aba smart mu by'Imana ubera smart mu by'Imana kimwe kirapfa Masasu emerubinga nta ntumbi igira dignity bayihambaho bashaka emerupfe ku gaciro kawe ka universite ka engineer ubinga none usigare ukomera mu byanjye gusa arabwira faya sohoka mu musarani gutya muri repetition practice ndagenda ntawe nasezeye ndagenda kuva umunsi mbwira Imana y'amagambo ndashaka gupfa kandi nimba narapfuye ndashaka ko nje shaka nishimira ibiri hejuru aho Kristo ari gusa. Icyo ni icyemezo nafashe wenda wavuga uti cyari igihe cyawe nicyo kimaze abantu. Umukobwa wese ukinishije gusubira mu isi wenda nitwakijwe wari warancitse uzanywe n'iki ndagukomesha. Icyo nicyo kago dufite. Abarokore ni extremism. Abarokore ntabwo ari gentil. Uburokore ni ukumesa kamwe ukangwa n'abantu ugakundwa n'Imana ugashimisha Imana ukaba ikijuju kubaho. Ariko reka mubwire umunsi umwe uyu mugabo azerekanwa. Uyu mugabo azerekanwa kandi nirekanwa tuzasa nawe. Amen. Kandi tuzerekanwa na nawe. Not only that, nitushyira imitima ku biri hejuru atari kuri mu isi nk'abapfuye
kandi ubugingo bwabo bukaba buhishwe muri Kristo. Umunsi umwe bazobaho. Reka wenda nagize mvuga gutya kuko ufite izindi gahunda, ariko ndavuga gutya. Uragira ngo uyu munsi sindi umugabo wubashwe? Musubize. Nta cyubahiro ufite, ariko ntabwo uzi aho kivuye. Hari iminsi ntawe ari kumva. Hari iminsi nafatwaga nk'imbwa kubera ko bandegaga ko nkabya mu Mana. Hari iminsi bavugaga ngo nitwa anybody. Hari iminsi mama yanyise umusozi. Yaravuze ngo ntabwo nakubyaye ndagusozi kuko muteje isoni kuba n'umurokore. Hari iminsi papa yambwiye ngo mu bapfu gusa bose igipfu ndimo. Hari iminsi abanyarwanda bose b'Kinshasa nari umugani ko napayitse, ko napfuye nabi, bakaza kundeba ngo barebe ingagi, kandi nanjye ni umunyarwanda mwene wabo, ariko bumva ko nabakoresha isoni. Hari umunsi bateranye amafaranga yo gushaka kundemera igishoro kuko nari nteje isoni ubwoko, ariko ibyo nabikoraga nabizera kubera Umwami. Uyu munsi ndubashwe, nababwiye ko naje ahangaha na Perezida wa Repubulika, nari nicanga Pierre Nkurunziza y'icyaha, Minisitiri wa Interior, Prime Minister y'icanga mu Rwanda niwe wari yaherekeje n'abandi hariya. Ndi VIP hano. Masasu waragiye ihene indushi bicaye. Nari nasangiye nawe n'imigati bitumbura no mukaro muri Palais Royal Igitega, ariko urebye amateka yanjye ntabwo nakagezaho. Gusa niyo mpamvu Felicien yabivuze, abantu bajyambaza kuki utikakaza. Babwira impamvu ya mbere ni uko yambuye hahandi iracyafite aderesi. Hari uwabyumvise? Subiremo numve. Subiremo numve niba mwanyumvise neza. Ndavuga mu yandi magambo y'Icyongereza. Uriya abantu bikakaza bagira ngo yabakuye yibagiye aderesi. Uriya yamukuye yamusubiza. And that's how people, kuko buri ukomeza kwibuka ko hari yamukuye kandi si aderesi kugira uki. Uripanga se kuvuga ati bageze sinshaka kwasura. Icya kabiri nuko nicyo ufite utaha. Nimba waragihawe kuki wabyimba ntaho wakiyahaye. Kutumba uvyo ugasa n'ubwate. Ikindi nacyo nuko Mungu yagukura hasi kabushyira hejuru, n'undi yakukura hasi kabushyira hejuru yawe. Kubera ko hari amahirwe yo kujya hejuru, genda buhoro kuko ntabwo uzi ukandagiye niba atavuza kuba hejuru. Niba utaza hejuru yawe warambere umwana mwiza bitubaza ukandagira na cyane. Ndi kuvuga hano ndi kubwira. Nibura kuko uyu munsi muri abanyeshuri batoya badafite na buruse cyangwa bafite ntoya, murya utari cyo mushaka muri cyo mubonye. Mutagira shwana uranywa fanta koka nayo sana na shepa. When Zaburi Saturday, it is time to make a clear choice. Time is up to no longer
it's time to bear his shame and demonstrate that he paid too much for our salvation. The best way to be thankful is to change life. It's now, not tomorrow. As I close, two outcomes. Number one, do you really have him within you? That's key. Kuko Kristo ntabwo akwiye kujyana nawe, akwiye kukugendamo. Kubera iki? Kuko ibikwanduza bikurimo n'ibikuriho. Kubera iki? Wasiga ukikwirukaho, ariko ntibasiga ukikwirukaho. Kubera iki? Kubera urwishyiramo. Rero guhinduka si uguhinduka ku bikuriho, ni uguhinduka ku bikuriho. Yesu nawe ntabwo aduhindura turiho, aduhindura atujyamo. Yongeraga kiza kandiho banarakihumbuye. Iri koti naje nifunze arifunguye no mu kanya ndaryama kuko rindiho, ariko Kristo ntabwo ndiho, andimo. Amen. Niyo mpamvu iminsi irahita, natangiye mfite vendezo, imisatsi ahanga ubu mfite yanditse yonyine, yanditse kuko hari n'itanditse. Kandi si njyenyine ko museka, hari abahagaze nta bandi bayikoroze. Nigeze gusa wakoroze imyaka, verise yawe iranditse. Irahuye, yanditse itanditse, irahuye, iramana. Nta ka diferanse. Babwire ko nawe ntabwo bihuye. Urumva atari njyenyine. Wowe MC irahuye. Oya. Kandi ubu ntibabeshye. So hari imyaka yanditse n'itanditse bite? Kuyanditse yonyine iri official, ndi 62 years old. Kandi umwerezi wanjye ari muri backfield, asigaje mbese ari mu mwaka hafi ubanziriza wanjye muri kaminuza, niwo muherezi wanjye. So ntabwo njye byara ndi mu myaka y'abakazana n'abuzukuru n'abana. So urumva rero n'abakuru wandeba gutya nogoshe muje muka jinsi gutya turakana nakujyaga n'umukobwa namukombura pe jinsi gikubisanga nogosha n'akanyoni kanyagiwe nanyigiye kidogo hivi namukombura kabisa bagira ngo nomujene kumbe ni vierge kula miaka mingi. Ibintu bibiri. Icyambere ndavanga hari umuntu nibura umwe umize Yesu. Icya kabiri ndavanga hari umuntu nibura umwe ubwiye Yesu gutya nyemerera mfe ku isi y'ubuzima bwawe. Bicemo babwire Yesu Mana, hari pressure nyinshi yo gusa n'abisi, hari ibimenyetso byinshi bishaka ko nsiga umusore jeune sharp fashion igezweho, ariko nanone birambuza gusa nawe, birambuza gushimisha. Umbi yo capacity yo kugenda nk'intumbi, kuko intumbi ntigira demokarasi, intumbi ntigira choice, bayihamba aho bashaka. Ngubere intumbi nicyo kuvuga. Mwabyuje bibiri. Icyambere kumumira, kuko ntiyahindura ari hanze, ahindura kuri mwe. Icya kabiri gupfa. Rwose nimungirire ibintu bibiri, Felicien uzamubyaye. Zaba mvuze ko ibirometero nakoze uyu munsi nijoro nagiye bifite impamvu, kandi nasubira ibirometero hafi 200. Nibura ndavuga ngo hari umuntu umwe wamize, hari n'undi wapfuye ku bushake kugira ngo Yesu abeho. None ibyo bintu ko muri abasirimu nkaba nabagumirisha ngo uhamagare muhumirije, abapfa kuza ku bushake. Tangira uwa mbere, ninde ushaka kumira? Urakoze. Undi wamukurikira, tujye kundira abantu bisenze batiganya, abari bitoki byo kandakanda. Undi rwose ku bushake, ushaka kumira, akamutunga, amurimo nk'uko Mariya yaje kuba.
babarimburiye so sinareba tajya kugira ngo ndikureba kugira ngo ugupresi karibu. Just him within you, not with him. Within you, to go from inside you can change. Imana nawe tujya kuya kabisi. Ya mbere yaciyemo kumira, kumutunga. Kuko uyu munsi iyi myaka 40 ngendanye nayo andimo ntabwo ndiho. Niyo mpamvu aho njya hose no muri prison baramfuza ngaye iminsi 5 nari ndi muri kasho ariko andimo mvayo andimo narongo yandimo njya andimo ndacukije andimo ndashingira andimo nzarinda akuka kanyuma kagenda akindimo ariko hari umunsi yanjemo nicyo bavugaga Imana bamugisha wa wundi umwe gusa nta wundi buryo umukobwa atabacura bamugisha. Thank you brother, Imana bamugisha cyane. Thank you so much. Rwose ndemera numva bahari kuko ibi ndaba ari ibintu bya dignité no kwikakaza ni ikibazo cy'urupfu n'ubuzima, ntabwo ari ikibazo cya Masasu sohoresi wera zone no kubonana, ariko nibura nagwaye amahirwe yo gucakira. Uze mpamvu umugore utwite akirabura nuko new life iza muri life yake ikayikoroka. Niyo mpamvu umurokore adakora ibyaha nuko kwera kw'Imana kumuzamo kukamuteza isemi ku byahanze atarakuzamo ntabwo bayiruka. In fact impamvu tudakora ibyaha cyangwa tubishyikirana nuko kera ibyaryoha bitakiryoha. Impamvu haje nuko umugore wakiriye akabuto wasamye akirabura akagira isesemi akifuza ibitufundo bamuha icyondo arya igitaka. Umuntu arya igitaka tede agashaka kurya ibintu birura kubera iki? Life change when somebody is coming with you. Uwo ni we Yesu yaje babihindura baza kubona babiri. Navuze ko nibona n'umwe nataha reka icyambere ngicumbikira hanga, ariko wo gukomeza kubaho udafite Yesu muri kuko ntabwo banesha icyaha atakurimo. Ngiye kwakira akagani njya mbwira abantu nari mfite inshuti yanjye twabyirukanye narize guceza wazi kuvuga. Abakobwa twateretaga we ntirazi guceza ngeneje kubacezesha wakamenya kubatereta n'akamwe. Sasa twari complementaire. Umunsi umwe kera za 74 ejo bundi muri 2000 ngiye Bujumbura kwigisha abona kuri televiziyo aramushakisha amenya wundi, amaze kumenya wundi haza kundeba arambwira agira ati hagira padiri Jesuit mu gipangu. Nanjye ndabona ari umuyange uganga aracyari drink, nanjye mugira chest ngo arambwira niko serene amapagara byakira abyarene udukobwa baratureke. Aho niho twahura nditekereza kumusubiza mubwira ngo narakijijwe ntarasubiza ambwira ngewe disi turacyangimo. Padiri ari mu kigo gikinze ariko indani kubera iki? Kuko udukobwa ntabwo yabanaga natwo tumurimo. Gukizwa ntabwo ari ukugenda neza ni ukumutunga mu hari undi kubwira nawe arambwira disi wona namenye ko wabaye pastori ndetse muri na bishop uranakomeye nakumenye kuri televiziyo. Arambwira donc pepe ni pepe. Arambwira ubigenza ute? Nubwira uko mbigenza nuko hari undi namize amaze kunyicaramo afunga umuryango y'udukobwa. Ubukristo bwo kugenda guterana Evangelical Restoration Church Bishop Church Fanda Church ugatera ariko hanga vide
ntabwo icupa ririmo ubusa rifite umufuniko rihinduka icupa ry'inzoga reka ririmo inzoga. Nimwanyumvise neza. Ufashe ikarato y'amazi gutya ngashyiramo amazi yarangiye amwe namwe afite gutya, ureba karto avuga ngo karto y'amazi y'inyange, ariko ntabwo ari buri cupa ririmo amazi. Twese turi aha ngaha mu izina rya Yesu twateranye, ariko si buri muntu umutunze muri we. Turasa n'igazi y'inzoga irimo amacupa menshi, ariko amacupa menshi hari amacupa ari vide kandi akeneye kujya mu inzoga kugira ngo bavuye muri gazi y'amacupa. That's how salvation is personal stuff, not community stuff. Icyakabiri, uyu munsi muvanga mubw'Imana, Mana nyica, Mana mfe. Kandi birashoboka tisi. Bereka mbabwira ibi, ababwiye ngewe ndi umwana wo mu cyaro, ndi n'umwana wo mu mujyi. Nabaye mu cyaro nzi kotsa amateke, nzi kuragira ihene, nzi n'ishugujugu uri inyuma y'ihene, nzi no gutega inkwari, nzi no kurasa. So ibyo byose byanyeretse ko abantu ari bamwe hose. Wagira Imana Mwami n'umugabo, kandi none akabamo arashikamo. Icyakabiri cyo gupfa ndahamagarane, ndavuga gutya, Mana nyemerera umunsi mfe. Mwabisubiramo mfe. Ariko murumva katari ibya rusoro n'ugupfa nyine. Murumva kabaye murabyo. Mana nyemerera umunsi ngire ne. Reka bifunye neza no. Ngire ne umunsi. Akomuga koze neza nakaba. Reka ndabaze. Wowe ni wasaga na Yesu. Ukozwe ibirenge n'amarira y'umudamu utari mubi. Akaguhanaguza imisatsi miremire, agasigaho parufe, ariko umusiga ugataha utapfa. Sigaho bya Bibiliya se bivuze muri buryo se. Umudamu aze asuke amarira ahangaha, aguhanaguza imisatsi, afate parufe yenze ayimena ntiyataha. Ariko kuko uyu mugabo yari yapfuye, yaje kutwereka ko gupfa bishoboka. Aho ndikubwira birashoboka. Nababwiye ntabwo ndi umugabo mubi, si n'umusaza cyane. Amen. Byatuma ndafite agakoba kakajyana Dubai nta pasiporo, nanjye nkagira, ariko hari ibintu ndakora kubera ko hari umugabo wansize ntahemukiye. Kandi yumva abishoboza, kandi ibyo si kubw'imbaraga, si ku maboko yawe. Niwe nabwiye Mana nyica. Kandi ugize Imana shaho ugapfa ubu ukiri muto, utarahitamo nabi, wabaho neza. Babakunzi banjye, nimba ntangire, reka dutangire na rusange wenda babandi babiri ba point A baze kuza kabiri. Nimba mbabwira mu muhaguruke, nimba mwicara, nimba mupfukama, nimba mugira gute, ariko cyakivuze amacyumvise kivuze gute. Batiza amagambo cyangwa murayikorera. Reka muzabure ikiganza cy'iburyo nk'abakora commitment, maze mbatize
usubire muti Mwami Yesu, kuri uyu mugoroba tariki 20 ukwezi kwa 11 2022 hano muri iyi Grand Tour nshishijwe bugufi no kukubwira ngo nkeneye kutabaho, simbeho ku bwanjye, unyice kuri kamere yanjye, unyice ku bushake bwawe, unyice ku irari ryanjye, iry'amaso, iry'umubiri, unyice ku bwibone bw'ubuzima, simparanire kugaragara n'agaciro kanjye mbubusa ubusa, maze wowe wenyine wema ingoma ugaragare, njyewe intumbi wowe muzima, njyewe ubusa wowe byose. Ndagushimiye ko yatari amagambo gusa, uri umwizerwa no kubikora urabikoze. Uhereye umunsi ntangiye amateka mashya mu buzima bwanjye, n'abazambona bazabona intumbi yanjye, babone wowe ugenda muzima. Mwami, ndakwakiriye, ndagushimiye, urakoze kurusha umuze. Mu izina rya Yesu Kristo ndabwira umwanzi Satani n'amadayimoni n'imbaraga z'isi n'imbaraga za kamere yawe, uyu mugoroba namwe nitandukanije namwe mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo. Umutima wanjye uzaririmba indirimbo y'Uwiteka gusa, uzifuza Imana gusa, uzifuza ibyera gusa, uzifuza kubahisha Imana gusa, uzifuza ijambo ry'Imana gusa, uzifuza umwuka w'Imana gusa, kuko ndi imbata ya Kristo ku bushake. Munyemere ndasengera Imana, dore ibyo biganza bizamutse, wibuke ibyo biganza, mambre babashite Yesu, icyo cyifuzo kizamuye ibiganza, uko gutabaza ukwibuke, ukora amateka mashya, ureme ubwoko bushya, utangira iminsi mishya, utangira amateka mashya, utangira gukora mushya, utangira umunezero mushya. Mana yawe, ndabwira umwanzi Satani n'imirimo ye yose uyu munsi mpavuye uburenganzira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Rekura uriya mukobwa, ntabwo ari imbata yawe, uriya muhungu si imbata yawe, uriya mama si imbata yawe, uriya mupapa si imbata yawe, ni imbata ya Yesu, kandi yakoze kumugaragara bushatse. Ubwoko bushya burahagurutse, ingabo nshya zirahagurutse, abantu b'Imana barahagurutse mu ntsinzi no kwera kw'Imana, bahagurukanye kwera kw'Imana, bamenye guca kw'Imana, bamenye intsinzi y'Imana, bamenye kwera kw'Imana. Yesu, abantu bamenye ko ari ingabo nshya zera, zitunganye, ziva ku Mana, zitiyanuza, zinesha icyaha, guhera imbere. Ndagushimiye malama, ibi bishoborwa n'umwuka wawe, maze ugendagende, mwuka w'Imana ugendagende, Holy Spirit ugendagende. Hallelujah, Holy ugendagende. Thank you Holy Spirit, 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 thank you Holy Spirit. Bimenyekane
magatike makame mashaka bramashite yatina shalaka panjira Jesus yo tugenze ushaka turi imari yawe bwite imari bwite turi imbata zawe ku bushake turi imari yawe ku bushake ntabwo turi abato ngo twigenge tugenge. Thank you Jesus, thank you Mana ikomeye, urakoze igihome cyacu buhungiro bwacu. Tuvuga iki? Aya materaniro, iki giterane ni iminsi kimaze n'ibindi bizakomeza, wirehereze benshi uhindure na benshi mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Urakoze cyane abantu bacu babiri, sinzi uwo babonana nabo cyangwa se nanjye nta kibazo, umva yakumva hariya twagenda nkajya gukora ubukwe nkabashingira Yesu. Ushaka tubashingira ku mugaragaro cyangwa mu nguni? Ushaka mariage hano cyangwa hano? Kongera arajya umwanya wawe. Okay, nibaze. Karibu sister, karibu na brother. Thank you. Mama ishatubutse n'abana. Yeah, thank you brother. Tumecheni kuhindura mateka. Muzano. Ugati Mwami Yesu. Uyu mugoroba namenye ko ndi umunyabyaha. Wakomanze ku mutima wanjye. Nanjye nabyemeye. Imbere y'imbaga funguye umutima wanjye, ndagutumiye ku mugaragaro ngo nunyingiremo umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Uhera uyu munsi ndakwizeye kandi ndakwakiriye, undimo ntuzavamo kuko nakwakiriye. Ndagushimiye ko hanaguye ibyaha byanjye byose, mbaye icyari mugisha, mbaye umwana w'Imana, mvuye mu gitabo cy'urupfu ngiye mu gitabo cy'ubuzima. Yobora intambwe zanjye Yesu, unyobore, unsindishirize, umpe inyota nshya, inzara nshya y'ijambo ryawe, yo gukiranuka kwawe, y'umwuka wawe. Urakoze, ndagushimiye ko umpinduriye amateka mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Reka musenge. Mana y'agakiza kacu, urakiranuka Yesu, uri Imana ikomeye, uri Imana ishoboye, uri Imana ikora ibirenze cyane byo dusaba n'ibyo twiyumvira. Uyu munsi tukukurikiye abakunzi bawe watashyemo kugira ngo ubuzima bwawe bube bundi bushya, ubavane imitwaro yose, babe abashimisha izina ryawe. Thank you. Ubahindura amateka n'abandi babibone kuri Imana aho utashye uhareba amateka mashya. Turagushimiye ko nta cyaha kibarwaho, bejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo.